ijambo ry'Imana ritubwiye kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo. Tujye kuganira kuri no nsanganyamatsiko ivuga Kristo amategeko nayahe ubundi ni iki. Ariko ndagira ngo abantu bumve iki ngiki cyo Yohana ahamije. Gukunda Imana nuko witondera iki? Amategeko. Nuko witondera amategeko. Mu gihe itegeko rya kane ryo Sabato ryanzwe mu isi, iki ni cyo gihe cyacu cyo gukunda Isabato. Amen. Mwibuke kwezi umunsi w'Isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni Isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'Isabato tubahaye ikaze. Muvandimwe duhuriye ku murongo w'umucyo w'Isabato, ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe nanone nuko tubonye uburyo bwo kuhurira kuri uyu murongo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ijambo ryahumetswe, ngo dusobanukirwe n'ubushake bw'Imana. Amen. Nanone kandi ngarukanye na mwene data Bernard, tumaranye iminsi tuganira, amaze kutuganiriza birenze rimwe. Tumaranye iminsi tuganira ku ngingo ikomeye, insanganyamatsiko yerekeranye n'Isabato mu mibereho ya Kristo. Twari tukiri mu ntangiriro atubwira Kristo ari we, Isabato isobanuye iki, kandi twamaze kubona n'umugambi wazanye Yesu Kristo kugira ngo tubone imibereho yo hano mu isi. Nicyo twaganiriye ubushize, kugiye gikwiriye gisohoye Kristo yavukiye mu isi. Ubu rero tugiye gukomeza ibiganiro, ariko mbere yuko dukomeza reka Bernard muramutse kandi nguhe umwanya usuhuze bene data, hanyuma dukomeze ikiganiro. Yego, murakoze cyane Eric. Kandi abavandimwe twongeye guterana kuri iyi channel umucyo w'Isabato, nongeye kubasuhuza mbifuriza ikaze muri iki kiganiro. Yego. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bane n'imitima yanyu. Amen. Ubushize rero nibutse bene data watuganirije nyine iby'icyo gihe, igihe Kristo yavukiraga mu isi, azawe n'imigambi igera kuri 2 cyangwa se 3. Umugambi wa mbere watubwiye nuko yaje kudupfira, kuducungura. Wa muntu wari wahabiye kure y'Imana, wari watandukanye n'urukundo rw'Imana, araza apfa mu cyimbo cye kuko yishe amategeko. Yego. Icya kabiri nuko yaje guhishurira abantu iby'urwo rukundo rw'Imana. Guhishurira abantu ko Imana ibakunda, kandi twereka ko urwo rukundo harimo n'amategeko. Ikindi waduhishuriye nuko bitarangira kuguhishurwa gusa, ahubwo Imana yeza wa muntu wangiritse cyane akajya kure, agahabira kure y'Imana, agasubizwamo ishusho y'Imana. Niba mbyibuka neza nibyo twaganiriye. Twarabivuganye rero yuko uyu munsi uri bwimbike cyane mu byerekeranye n'ubwo rukundo rw'Imana n'ayo mategeko. Ariko mbere yuko tujya mbere nk'uko bisanzwe, reka ngusabe n'ubundi udusengere, hanyuma dukomeze ikiganiro. Murakoze cyane Eric. Reka tusenge, dusabe ubufasha bw'Imana kugira ngo ibane natwe. Amen. Nanone turagushimiye cyane Data wera wo mu ijuru, tugushimiye ko no muri uyu mwanya ukiduhaye guhumeka kugira ngo ijambo ryawe rikora icyo waritumye mu mitima yacu. Amen. Turakuraritse ngo ubane natwe. Ubushake bwawe ari bwo buganza, yaba ari kuri twebwe ndetse n'abakurikiye icyigisho ndetse n'abazagikurikira. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego. Rero waduhishuriye uburyo ki imico y'Imana Kristo yaje kuduhishurira, ndetse twatitse ku by'urwo rukundo. Bene data, tubona ukuntu Bibiliya yashimangiye cyane iby'urukundo dukwiye gukundana, ndetse n'ubwo dukwiye gukunda Imana. Yohana wabanye na Yesu, wamaze kubihishurirwa aho Kristo yaje kubihishura, niwe wari urimo atubwira ibyo ngibyo. Ndagira ngo rero dutere intambwe twibaza kuri rwa rukundo. Watubwiye ko guhishurirwa imico y'Imana bingana no guhishurirwa ko ari Imana ari urukundo, kandi tugaragaza ko urwo rukundo
ntabwo twarutandukanya n'amategeko y'Imana. Ikibazo mbaza cya mbere, mbese ayo mategeko ahishura urukundo rw'Imana agaragaza imico y'Imana ni ayahe? Ni ngombwa kumbaza ngo ni ayahe kubera ko isomye Bibiliya igaragaza amategeko y'uburyo bubiri. Yego. Wenda bagiye basoma Bibiliya barabizi, bazi iby'amategeko y'imihango ndetse n'amategeko 10 y'Imana. Ariko mbere yuko twinjira aho ngaho, ndifuza yuko tuza gutangirira ahantu twasubikiye ubushize. Yego. Turebera hamwe ku mabwiriza y'Imana, ariyo mategeko y'Imana 10, ariyo mico y'Imana nyine. Yego. Iyo Kristo yaje kugaragaza kuko ariyo kamere y'Imana. Aho twashoreje twareberaga hamwe uburyo aya mategeko y'Imana asoreza mu itegeko rimwe ry'urukundo. Yego. Mbaza tese abantu aba bafite urukundo. Aho ndibuka yuko ariho twashoreje. Yego. Ndifuza yuko n'ubundi tuhatangirira turebera hamwe isomo riri mu butumwa bw'isiko bwanditswe nako mu rwandiko rwanditswe na Yohana igice cya 5, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 5 ku murongo wa 2. Iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza iki? Amategeko yayo. Tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Amen. Ko ijambo ry'Imana ritubwiye ko kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo. Tugiye kuganira kuri no nsanganyamatsiko ivuga Kristo n'amategeko. Amategeko ni ayahe, ubundi ni iki? Yego. Ariko ndagira ngo abantu bumve iki ngiki cyo Yohana ahamije. Gukunda Imana ni uko witondera iki? Amategeko yayo. Uko witondera amategeko. Wenda ahantu abantu bari buvuge bati ubwo se mutaniye n'abayuda, mutaniye n'abafarisayo. Yego. Kuko Pawulo arabivuga, wenda turaza kubireba. Avuga iby'uko batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bihimbiye gukiranuka kwabo. Yego. Ariko ndagira ngo abantu bumve iki neza. Niba gukunda Imana ari uko abantu bitondera amategeko yayo, birasobanutse neza yuko kuvuga ko ukunda Imana kandi utitondera amategeko yayo uri umubeshyi. Uri umunyabinyoma, ukuri ni kuri muri wowe, uko Yesu Kristo avuga. Ayo mategeko rero ni ayahe? Cyane ko dushobora mugani gukomeza kuyavuga ariko abantu batanayazi. Batazi ngo ni ayahe. Turatenda urimo uravuga ibyerekeranye n'amategeko y'imico mbonera nk'uko yatanzwe na Mose mu bitabo 5 bya Mose. Wenda se urimo uravuga amategeko y'iby'imihango nk'uko hari amategeko yari yaratanzwe agenga abatambyi n'abarewi ku byerekeranye n'umurimo w'ubuturo bwera wagendanaga n'ibitambo byatambwaga buri munsi, buri mwaka, uko umunyabyaha se wenda yakoze icyaha. Ariko aya mategeko y'ubutaka, yego n'iby'amategeko y'ubutaka, itegeko ryiza cyane ryagengaga ubutaka. Yego rwose amategeko y'imbonezamubano ko abantu babana, yose yarakuyemo aho ngaho. Ariko tutaragera kuri ibyo, amategeko y'Imana yo yayatanze by'umwihariko uhereye nko mu Kuva igice cya 20. Yego. Iki ni igice abantu benshi baba bazi, cyangwa se yimuka Misiri, cyangwa se kuva mu Misiri. Mu gice cya 20 atubwira iby'amategeko y'Imana 10. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye, n'Uwiteka bivuga. Aya magambo arasobanutse.
buriya wenda turaza kubireba niba abantu bavuga ko amategeko wenda yavuyeho reka duhere ku rya mbere tuvuga ko ryavuyeho. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ubwo Eric wemereye gupfukamira inka, wemereye kuzana inzoka ukayisenga, wemereye gupfukama imbere y'umusozi, wemerewe kujya mu bapfumu. ngira ngo nta muntu utunze Bibiliya watinyuka kuvuga amagambo nk'ayo ngayo. Oya, kandi amategeko yaravuye. Nibwira yuko nta wabitinyuka. Ubwo abantu ntibakora ibyo ngibyo, ariko mumaze kubona yuko bimaze no kugenda byaduka, abantu bakavuga bati ariko mu muco wacu n'ubundi twari dusanzwe dufite yuko dufite uko dusenga Imana y'u Rwanda yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Ariko bagaruke kuri Ryangombe, bagaruke kuri Nyabingi. Bernard, biriya bintu ntabwo bivugwa n'abakristo babwiriza Bibiliya, bivugwa n'abantu nyine bakritika idini ya gikristo. Ari naho njya nibwira yuko abakristo batapresence neza Imana, batayivuze uko ikwiriye kuvugwa nk'uko ishurwa mu byanditswe byera, ku buryo abandi bantu nk'abanyarwanda nyine bumva imisengere yabo ari yari ifite uko ifasha abantu kubaho neza no kubana mu mahoro kuruta iby'abakristo. Oya Eric, honestly twabaye abanyabinyoma. Yego, umuntu ariyita apotere, ariyita umubwirizabutumwa, akabwiriza, ariko ugasanga niwe wizerera mu bindi bintu. Niwe ujya gushaka akazi wenda ugasanga hari ahandi hantu abanje guca kugira ngo wenda hari umutsindo uze gukora. yego. Icyo bintu ni ibintu Nuvuga abantu ubeshye yuko ukurikiye Imana ariko ntabwo ukurikiye. Imana iravuze ngo ntukagire iki? Ntukagire izindi mana mu maso yawe. Niba wizerera mu bushobozi bw'Imana, ufite ubushobozi Imana yaguhaye, ntabwo umuntu wagiye guca hari uzaguhesha akazi. Ntabwo ibintu washyize mu murima ari byo bizaguhesha, bizatuma weza. Ntabwo ibintu wacukuye ugashyira mu irembo ry'urugo ari byo bizakurira. Kandi ibyo bigakorwa n'umuntu ufata Bibiliya kandi avuga yuko asenga. Uzanabyumva noneho mu byaje muri iki gihe bavuga ngo hari ibyatsi biti bisendabazi. Ndabibona. Ugasanga n'umukristo nawe arashaka uburyo yagira yasenga abo bazimu. Ngo yashakira abantu ibisendabazi. Rero ni ngamba cyatumye reka tubibwire n'abantu niba mu by'ukuri umuntu w'Imana wikirirwa ubeshya abantu. Niba wanabikoraga ngo urimo urashakira abantu imiti, wibabeshye Imana ntikora ityo. Wibabeshye bashavuga ngo urabashakira iki? Itegeko rya mbere avuga ngo ntukagire iki? Izindi mana. Ntukagire izindi mana mu maso yawe. Ijambo ry'Imana ryarabivuze ngo ibibabi by'igiti ni umuti wo gukiza iki? Amahanga. Umuti wo gukiza amahanga. Ibibabi by'ibiti. Ureke kujya gushaka insendabazi. Ntabwo abazimu bakangwa n'ibibabi. Icyo nicyo yenda twari dutinzeho. Ariko reka tujye ku itegeko rya kabiri. Ntukiremere igishushanyo kigenje gute. Ntukakireme. Buri iri tegeko ni itegeko rikomeye cyane. Abantu benshi uzasanga bafite ibishushanyo, bakavuga bati ariko twe ntabwo tubisenga, ahubwo tuba dusenga Imana nubwo kiri ubona gihari. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukakireme. Ntukagenze ute? Ntukakireme. Ngira ngo iri tegeko ryo rirakomeye cyane. Ari abavandimwe batuganije kuri aya mategeko y'Imana baciye ruhande. Umubyeyi watuganije iby'iri tegeko yabitinzeho cyane ko ibintu bijyangiza psychology, intekerezo z'umuntu, gupfukamira ikintu kiri aho ngaho kitabona. Cyangwa biriya yabivuze ibintu byinshi cyane, avuga ati n'ababigikubita imbere bahwanye nabyo. Niyo mpamvu urugero rw'imitekerereze ya kimuntu rwamanuye Imana ruyishyira ku rugero rw'imitekerereze y'umuntu. Ariko ibyo ni ukwibeshya cyane. Si ibyo gusa rya kabiri, ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Hari umuperezida w'igihugu utinywe cyane muri ino minsi. Mperutse kuba ndi kumwe n'umuvandimwe i Kigali turi kugenda, muvuze mu izina hamwe ati oya turamenye ati iryo zina ntukarivuge. Turamenye ati ntukwiriye gutinyuka kuri we. Niko niba umuntu utinya kuvuga izina rye, wakagombye gutinya kuvuga iry'Imana yacu, iry'Uwiteka ku ruhe rwe.
umuntu biteye agahinda, ariko ibi biba bikwiriye gutuma n'abantu twihana, sibyo? biba bikwiriye gutuma aya niyo mategeko bavuga ngo yavuye, ariko n'abantu barabubaha. Imana y'umuremyi yaremye umuntu niyo yo gusuzuma. ngira ngo hari amaherekwa abahanuzi ba kera bagiye bagira, bakabona intebe y'Imana nka Yesaya we yarabibonye aravuga ati yewe mbonye ishyano, arebye intebe y'Imana, ninde uri bunkize? Cyakora ngo marayika araza amuvanaho gukiranirwa kwe, kuko yahise abona ari umunyaminwa yanduye n'ibintu yavuze atarabizi. Ezekiel nawe yabonye intebe y'Imana. Imana niyo icyubahiro gihebuje cyane ku buryo kuvuga izina ryayo hari ikintu kimwe cyari kigiye gutuma nanga ikintu bita ijuru, nanga n'ibintu byo mu ijuru. Ni amagambo nari nsomye avuga ukuntu abamarayika bera mu ijuru bahora bavuga bati uruwera uruwera. yego maze ni ibintu n'uburetwa nzabishobora ninjyayo. Numvaga rwose bimbujije umudendezo, ariko igihe nari nsobanukiwe yuko buri segonda baba bungutse ikintu gishya ku Mana, gituma bavuga bati uruwera. Ibyo bintu byarantangaje cyane, numva ndabikunze. gihuje na rwa rukundo wadusobanuriye. Rero gukomera kw'Imana, Imana senga umubwiriza niwe byarenze, aravuga ati ubupfu bw'Imana buruta ubwenge kure bw'abantu. Nukuri. Rero itegeko rya kane riravuga ngo wibuke kwezi iki? Umunsi w'isabato. Waribagiwe? Byumvikana Imana iributsa umuntu. Wabivuze ngo yarabikubwiye ugenza ute? Biribagirana. Urabyibagirwa. Twarabibonye isabato inganya ubukure n'umuntu. None umuntu arimo aritandukanya ni iki? Ari ngiye kwita umuvandimwe we, ariko nabaye ndahari ndengereye ku isabato yabayeho kubw'abantu. N'impano Imana yamuhaye ihebuje kandi rwose. none urumva wowe udashaka kuramya Imana ngo umuramye ku munsi w'isabato. Iri tegeko ryo Eric riteje ingorane cyane, nacyo gituma buriya abantu b'Imana nk'uko Umunyezaburi yabivuze ngo kuko batesheje agaciro, kuko bahinduye ubusa amategeko y'Uwiteka, nicyo gituma nkunda ibyo wategetse abirutisha iki? Ifeza, izahabu, ndetse niyo yahaye izahabu nziza cyane. Iryo somo waraduhaye ni zahabu 119:126. Mu gihe itegeko rya kane ryo sabato ryanzwe mu isi, iki nicyo gihe cyacu cyo gukunda isabato. Amen. Buriya Eric yaba abantu bamenyaga agaciro k'isabato, ntitwakabaye turi kubona amadivorce uyu munsi ku miryango, kuko iri tegeko ryongera kubumbira hamwe umuryango ukajya hamwe. Kandi buriya n'ikintu gitangaje Eric, ntabwo mu by'ukuri iki kintu cy'isabato kireba wenda abatuye isi cyane nk'uko kireba abadivantiste b'umunsi wa karindwi, kuko abadivantiste birata isabato, ariko isabato ntibayizi. Benshi rwose yarabananiye. Ikindi kibazo gikomeye, ubundi kera urabizi, wenda umuntu ntabwo turi abakera, ariko uko iterambere rigenda riza umuntu agenda abibona. Kera iwacu mu cyaro wasangaga rwose ko wanyuma imiharuro ikubuye, izuba ryajyaga kurenga twese turimo turahurira ku rusengero cyangwa mu gashyamba. Twiwacu twatangiraga isabato mu gashyamba, ahantu runaka urusengero rwari ruri mu ntera zitari nkeya. None ubu abayobozi b'itora usanga bari guterana imitego na mbotiyaje menshi mu muhanda saa moya z'ijoro ngo barajya gutangira isabato. Ibyo bintu abantu babibonye. Ikibazo nicyo nari mvuze nti iyo ari itegeko ry'isabato ryongera kugaruka kubaho, abadivantiste by'umwihariko b'umunsi wa karindwi bakumva ubusobanuro bwabo. Mu badivantiste ntihakabaye harimo amadivorce. Cyakora binakojeje isoni
kumva umudivantisi umunsi wa karindwi ari mu manza za divorce ni ishyano rwose, afite itegeko ry'isabato. yego ni ishyano, ni ishyano. Ntabwo yunguwe n'ibyo yitirirwa, gusa nusuzuma uzasanga ibyo bintu bitari mu mibereho. Afite iryo zina ariko ntabwo ari we mu by'ukuri. Iki kintu kandi urebe ukuntu Satani ari n'umunyabinyoma, arimo arashaka guhagurutsa undi munsi ngo kuko imiryango yasenyutse, kubw'ibyo imiryango ikeneye ikiruhuko. Ariko se nyine abantu ntabwo bazi ubusobanuro bw'isabato. niba gutekeye abadivanisi ku mugani, reka twongere twise, ntabwo babuze. isi ihombokeye mu kinyoma cyo kuramya ku munsi utari wo kubw'impamvu yo gusenyuka kw'imiryango. Ni gute imiryango ya kidivantisiti yari kwiye kuba idashikamye? Ariko hari amakuru mfite neza Bernard, ni uko mu badivantisiti, mu itorero ry'abadivantisiti, abizera b'itorero, ibyo bibazo ni bike cyane bijyanye no gusenyuka kw'imiryango ugereranije n'ibibazo biri mu yandi madini. Dukurikije iby'amadini rwose, isabato itwungura no mu bijyanye no kubaho neza k'umuryango. Nitujya no mu by'ubuzima, byagaragaye ko umudivantiste yiyongeraho imyaka irenga 11 y'uburame ukurikije abandi. Ibyo nabyo ni izindi nyungu zikomoka mu kumvira amategeko y'Imana, harimo n'itegeko ry'isabato. Ba bandi rero batabyumvira babyitirwa gusa, nibo bahari batwicira statistique nubwo atari yo y'ingenzi, tugasanga abantu no mu badivantiste bagiye mu nkiko gusaba divorce, biragatsindwa kuko isi irabizi ko kubona ikiruhuko byakemura ikibazo cy'umuryango, ahubwo bafashe ikiruhuko kitari cyo kubw'uburiganya bwa Satani. Ubwo turi kurebera hamwe amategeko abantu benshi bavuga ngo yavuyeho, ariko mu by'ukuri ari ikinyoma, ahubwo bari guhunga itegeko ry'isabato. Ibi nicyo baba bahunga, kuko nitugera kuri ku itegeko rya 5, yego, wubahe so na nyoko. Umubyeyi wawe kumusuzugura byakunezeza. Wowe nyine numva ari ku ihaniro, umwana yarenze imbibi, ariko nta mubyeyi washimishwa n'uko umwana we yamusuzuguye. Bidashoboka, kubera ko icyaha cyaje mu isi. Ababyeyi wenda bashobora gutegeka umwana ibitandukanye n'ubushake bw'Imana, wenda umwana akagandira iryo tegeko, kuko ababyeyi nyine ni ababyeyi bari mu mwanya w'Imana. Umwana ategetswe kumvira Imana, hagakurikiraho iki? Ababyeyi. Niba wenda ababyeyi bamutegetse ibinyuranye n'ubushake bw'Imana, umwana ashobora kumvira Imana kuruta ababyeyi. Ariko reka tugaruke mu mico no mu mibanire y'abantu n'abandi, kugeza imvi zibaye uruyenzi. Iri tegeko rireba umuntu wese, umubyeyi ategetswe kumwumva. Ariko utararenga aho hantu, na ba bandi umaze kuvuga bashikamye ku Mana no ku by'ijambo ry'Imana risaba, iri tegeko yavuze ngo wubahe, ntabwo rivuze ngo wumvire. Buriya kuba ntumviye icyifuzo umpaye ntabwo bivuze ko nkwambuye icyubahiro cyawe. Nibyo, ushobora kumpa icyifuzo, nkumva icyo cyifuzo ntabwo gihuye, nkumva wabyibeshye, ariko ntabwo ibyo bintu bimpaye uburenganzira bwo kugusuzugura. Ahubwo icyubahiro cyawe ugenewe n'Imana, kuko n'Imana ibivuze ngo aba babyeyi nabo kubahwa, ngomba gukomeza kukiguha. Haba ni mubyeyi, ibi bintu ntabwo ari byo, ntibikwiriye. Ukabikora mu kinyabupfura, mu cyubahiro, ngira ngo ahari ntabwo twahuza kubaha no kumvira. Yego rwose, cyakora kubaha kugendana no kumvira, ariko hari ubwo kumvira kuba kudahuje n'ubushake bw'Imana, ariko ntibivanaho kubaha. Yego rwose. None reka tuvuge yuko Eric wanze kubaha so na nyoko. Ikigeranyo ndi gutanga nzi yuko bubaha. Ubwo kandi ibyo bagutegetse urabyanze,
birumvikana. hakurikijeho kurwana no kubica. Byanteye ubwoba Bernard, muri ino minsi ho hariho amakuru ateye ubwoba y'ubwicanyi. Kumva ngo umwana yishe se, umubyeyi yishe umwana we, ntaho biba byakomotse, kuko amategeko y'Imana aba yavuyeho. Si ibyo, ntugasambane. Abantu bagende basambana uko bashaka, ko amategeko y'Imana yavuye. Ariko gusambana byo nabonye bitakiri icyaha mu bihugu bimwe na bimwe. Sinzi niba nawe ari kubibona, ariko imico mbonera yarangitse ku buryo gusambana bitagifatwa nk'icyaha. Ahubwo sinzi hano ni kuri platform cyo w'Isabato niba dukwiye gushaka n'indi yavuga ku ngingo yo gusambana. Ibyo bintu no kwibeshya, kubera ko iri hame riba riri mu ngingo. Buriya aramutse ari umugore wawe ukamusanga bari kumwenda, nibo wavuga ati cya kintu ni ikibi koko. Kuko gufuha mu muntu kugenza gute kurahari. Icyo gituma ahita ajya muri divorce, kubera icyo atabireka. Uko yabangamiwe nyine cya kintu ni kibi. Si ibyo, niba umuntu ashatse icyawe ahita agitwara. Ibi bintu abantu byose barabizi ko ari bibi. Yewe n'ibihugu bifite amategeko ahana ibibi, ibyo cyaha. None Imana niyo ifata iyo myanda yose ikayikoyora ikayijyana mu bwami bwayo ngo amategeko yavuye. Ntabwo bishoboka. Niba hari ikintu wifuje ugitware. Niba wifuje inka y'undi uyitware. Niba wifuje ibyo bikoresho byawe ugitware. Ntabwo byakunezeza. Njya mbibona, uretse n'ibyanjye bwite, dufate urugero nko ku bakozi bo mu rugo. Kuba ufite umuturanyi afite umukozi wo mu rugo mwiza, ukora inshingano ze, yenda azi guteka neza, ibintu kuri gahunda, agira isuku. Rwose nzi imiryango yagiye itandukana kubera umuntu waturutse kandi arangije kwishakira akazi, undi akamwoshya ngo amwitwarire, akamwifuza mu yandi magambo. Rero urumva ko nubwo ari umunyamahanga, ariko kuba ari njye wari umufite muri uku kwezi, ukamuntwara mu kwezi gukurikiraho nkaba ntamufite. Rwose ibyo bintu birambabaza, birababaje ku buryo imiryango usanga itavuna uwaka, abaturanyi batabana neza kubera ibyo bintu, kandi atari uwawe, kandi atari n'uwawe. Ariko iryo hame ryo gufuha nyine riri mu muntu, bamukoreye icyaha. Rero aya ni amategeko y'Imana twari turimo turareba mu Kuva. Ariko se bite Yesu Kristo yitwaye ate kuri aya mategeko? Icyo kibazo nandaga kukubaza, ariko tutarajya aho ngaho. Mbese koko aya mategeko ahishura urukundo rw'Imana? Urayimwe kubibaza abadukurikiye, ariko reka mbabarize, aya mategeko koko tuyasuzumye tukayarebamo nk'uko uri kuyavuga, twabonamo urukundo? Iki nicyo twagarutseho, kandi twarakirebye mu buryo bwimbitse. Wenda Yesu turaza no kubigarukaho bamugerageresha icyo kibazo, bamubaza iby'itegeko riruta ayandi. Yesu yatanze ubusobanuro bwiza cyane. Yego, reka tubusome. Muri Matayo igice cya 22:34, itegeko rirusha ayandi gukomera. yego. Ku murongo wa 34 haragira hati, ariko abafarisayo bumvise yuko yatsinze abasadukayo, bakananirwa kumusubiza, bateranira hamwe. Umwe muri bo w'umwigisha amategeko amubaza amugerageza ati, mwigisha, yari umwigisha w'iki? W'amategeko. Niwe wamubajije amugerageza. None urambajije, ariko ntabwo wowe yenda uri kungerageza, ntekereza ko utanteza umutego. Amubaza amugerageza ati, mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Murongo wa 37, nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe iki? Umutima wawe wose. Umutima wawe wose. Yego.
n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. Wenda hari iyo Kristo aza kugarukira ahangaha bishobora kuba byari gutera ikibazo, ariko akomezaho agira ati n'irya kabiri rigenje gute? Ritoya kuri ryo, rihwanye naryo, rivuga riti ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Aya ni amagambo akomeye cyane. Kandi Eric, wenda ntabwo twabyimbitsemo, uyu muntu w'Imana Mose igihe yari azamutse umusozi wa Sinayi agiye guhabwa aya mategeko, yari afite igisate kimwe cy'ibuye n'ibisate bibiri. Yari afite ibisate bibiri. Byari byanditswe aya mategeko isana abantu bagomba kugirana n'Imana, n'isana abantu bagomba kugirana na bagenzi babo. Nguko uko aya mategeko 10 asohora mu itegeko ry'urukundo. Kandi koko byumvikana neza yuko urukundo rudahari ntabwo aya mategeko umutima w'umuntu ashoboka. Iyo niyo sano ikomeye cyane tugiye kureba ya Kristo n'iki n'amategeko. Noneho rero wari utangiye uvuga uti hari uko Kristo agaragaza aya mategeko n'uburyo yasobanura. Ndumva mfite amatsiko yuko wabitwinjizamo, wasanga hari Kristo yaravuze ati byararangiye, kuko ikibazo nicyo twari turi kwibaza. Ese Kristo noneho asobanura n'amategeko gute? Tutaragera gusobanura Kristo amategeko, ndagira ngo twongere tuvuge n'iki kintu. Aya mategeko asohora gute mu mibereho y'umuntu? Urwo rukundo rubasha kuboneka rute niba urukundo rudahari ko amategeko adashoboka mu muntu? Yego. Reka twihute turebe umubare wo mu gice cya 10, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Pawulo mu rwandiko yandikiye Abaroma, igice cya 10. Turasoma ku murongo wa 3. Yego. Kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo. Abantu iyo batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, hari ibyo bagerageza gukora. Aba kandi ni Abisirayeli. Aba ni Abisirayeli. Niba abandi bashyizeho imigenzo, umuvandimwe Olivier yadusobanuriye ngo hatagira umuntu usitara ku mategeko Imana ikamugirira nabi, nkuko twamaze kubona ko ishusho y'Imana yari yamaze kwangizwa na Satani muri bo. N'ubu abantu benshi barabikora. Iyo umwuka w'Imana akanguye imitima y'abantu, abantu ntibasobanukirwa gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageza kugira ibyo bakora kugira ngo ahari yenda barebe ko bakemerwa. Niko n'Abayuda byari bimeze, ntibari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko. Ariko Pawulo aravuga ati ku murongo wa 4, kuko Kristo ari we mategeko agenza asohoraho. Kuko Kristo ari we mategeko asohoraho. Kandi ni uhesha uwizera wese kugenza gute? Gukiranuka. Ni uhesha uwizera wese gukiranuka. Bivuze ngo niba udashatse Kristo uragerageza ibidashoboka. Shaka Kristo kuko ni uhesha umuntu gukiranuka. Amen. Ku kibazo warumbajije, none Yesu yasobanuye ate aya mategeko? Ariko kandi abantu bavuga ko yanavuyeho. Icyo yenda sinzi ahari tuzagishakira umwanya, kuko hari isomo bifashisha ryo mu Bakorisayi. Ushatse wakivugaho gato ariko, kuko nyine abantu benshi ndetse kumaze kutwereka yuko twayakuraho siko tukaba dusigaranye. Reka wenda tuvuge n'icyo abantu bajya bavuga. Bavugisha Bibiliya ibyo itavuze. Turebe iryo somo ryo mu Bakorisayi igice cya 2 cyo bakunda kuvugaho. Bakorisayi igice cya 2, hereye yenda ku murongo wa 14. Reka mbere kwa 13. Kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. 14. Igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga.
ikarudukuza kurubamba ku musaraba. Aya niyo magambo abantu baheraho bavuga yuko amategeko yarangiriye ku musaraba. rwose aravuga ati yabidukujeho kubibamba, ndetse ngo ni urwandiko rwaturegaga, byari ibintu biremereye, mbega ibyo bintu numva ko nta rukundo rubirimo mu by'ukuri. Rero ngo byarabambwe. Komeza ruraza kumva icyo Pawulo rwose none ashimangira ati ntihakagire n'ugira icyo abibabazaho, ngo kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Nuko ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Reka yenda tugarukira hano. Ntekereza ko aya niyo magambo abantu batindaho bavuga bati amategeko ariko yarangiriye ku musaraba. Ariko uyita amategeko yite mu buryo bwayo ni urwandiko. Bivuge nk'uko Pawulo yabivuze. Bivuge nk'uko Pawulo yabivuze. Kandi urwandiko rundi ni urwandiko rw'imihango. Urwandiko rw'imihango. Ese ubwo iyo tuvuze urwandiko rw'imihango tuba tuvuze iki? Urwandiko rw'imihango cyangwa se inyandiko y'imihango yari inahuje n'ibizaba. Ni imihango yose yakorwaga muri sisiteme y'ubutambyi nk'uko byahawe bene Aroni. Ibyo rero byasuraga Kristo, byari igicucu cy'ibizaba. Reka wenda turangire abantu urwo rwandiko rw'imihango bajye kurwisomera. Yego. Bajye mu Balewi igice cya 23. Yego. Bafata umwanya barusome, basoma urwandiko rw'imihango. Amategeko yose yari agendanye n'imihango yo gutamba. Icyo yasuraga cyarabonetse. Amen. Yesu Kristo. Yego. Yarabambwe ku musaraba. Ariko ntabwo isabato yabambwe, ko batubwiye ngo soma neza ni amasabato. Yes. Abantu nibagende ayo masabato bareba yabona. Yego. Kandi ntibagaruke wenda bashobora no gusoma no mu Balewi igice cya 16. Naho babigarukaho batandukanyije icyitwa amasabato n'isabato y'itegeko rya Kristo. Yego. Abalewi 16:31 aho ho haranabishimangira yuko ari itegeko ridakuka. Ngira ngo kandi mu gihe Bibiliya itwereka ko nyine ibyo bintu byari biri mu nyandiko, mu rwandiko cyangwa se mu gitabo, Bibiliya itwereka ko ya mategeko 10 wagarutseho mu gice cya 20 harimo itegeko ry'isabato rya 4 yo yanditse ku mabuye. Ntabwo yanditse mu gitabo. Kandi ayo mabuye yanditsweho n'urutoke rw'Imana, ntabwo ari Mose wayanditse. Ngira ngo ibyo bintu byose bibasha kuduha ubusobanuro. Icya kabiri ngira ngo nibutse abantu ndumva twageze kukivugaho, nuko mu gihe isabato yahawe umuntu nka kado, wongeye kubigarukaho ko inganya ubukure n'umuntu ndetse akayihabwa icyaha kitaraba. Iyo mihango rero yaje kera ngo inoze uburyo umuntu wakoze icyaha azajya abasha kongera guhabwa imbabazi. Ubwo rero ayo masabato yerekeranye n'uko umuntu yishe ya mategeko, ahubwo ntabwo twayahuza na ya sabato imwe mu mategeko. Yego. Yari itegeko ry'Imana mu bihe byose. Kandi Yesu nk'uko wari umaze kubivuga, uko yasobanuye aya mategeko mu butumwa bw'isoko bwanditswe na Matayo. Yego. Reka tubanze duhere ku murongo wa 17 w'igice cya 5. Yesu hari ikintu gikomeye cyane yahavuze wenda gishobora no gufasha abantu. Ku murongo wa 17 barababwira ati mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. By'abahanuzi bahanuye bigomba kandi gusohorera iki? Ntabwo Kristo yaje kubikura, ariko kandi ntiyaje gukuraho n'iki? N'amategeko. Nibasanga amategeko y'Imana n'ibigenza gute? N'ibihamya n'inyandiko z'abahanuzi n'ibyahanuwe. Ntabwo Kristo ibyo yigeze abikuraho. Niba bisanga
niba batavuga iyohanye n'ibyo ni uko nta mucyo uri muri bo, si turabatambikira, nta mucyo uri muri bo. Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazagenza tazavaho inyuguti imwe. Ariko imvugo nk'iyi y'abakristo bayisomye baba bumva ari iki? No kubyibaza, no gutekereza cyane. Ariko inshuti, nuko yenda igihe nacyo kiba kitwirukankana. Muvandimwe Olivier yatweretse imbaraga z'imihango n'imihango iriho uyu munsi. Wavuze iby'abantu basenga ku wundi munsi utari uwo Imana yavuze, ukabona bishimangiye mu mitwe y'abantu. Wavuze iby'ibishushanyo bisengwa, ukabona umuntu afite ishusho yikubita imbere akayisoma. Kwibaza kuki abantu batagira ibyanditswe byera, bakishimira imihango n'imigenzo y'abantu aho kujya mu byanditswe. Biteye ubwoba. Yesu aravuga ati kugeza ijuru n'isi bizashirira amategeko ntazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangira. Ni ukuzica rimwe ryo muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira atyo. Mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Mu zindi ngero baravanga azitwa igiseso. Yesu rero yasobanuye aya mahame, yasobanuye aya mategeko, kandi ibi byari byoroshye kumva kubera ko Yesu yigeze abwira abantu igihe kimwe ati ko nababwiye iby'isi ntimubyemere, nimbabwira ibyo mu ijuru aho muzabyumva. Yongeye kugaruka cyane ku byerekeranye n'inshingano umuntu afite kuri mugenzi we. Ibyo byashoboraga kumvikana ku bantu kuko ibyo bari babizi. Abantu bari basanzwe babana n'abantu. Kubwira umuntu inshingano yerekeranye n'Imana atayizi biragoye cyane. Ibyo bigoye n'iby'abantu ku mugani bitumvikanye. Ni imico Yesu burya yababwiraga. Mbese ababwira amategeko, amahame y'isano umuntu akwiriye kugirana n'Imana n'ibyo umuntu atarayumva. Nuko Kristo ahera ku bifatika iby'abantu basanzwe babona kugira ngo abigishe ibyo bindi bikomeye by'isano abantu bakwiriye kugirana n'Imana. Avuga ati ntukice. Twamaze kubibona ko ari itegeko rya 6. Yego. Avuga ati ntukice. Tumwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiye guhanwa n'abacamanza. Ariko njyewe ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuye akwiriye guhanwa n'urukiko. Uzabwira mwene se ati wagicucu akwiriye gushyirwa mu muriro wa Gehinomu. Si amagambo akomeye. Ahubwo ngira ngo abantu basome Bibiliya zabo. Buri twari twiteze ko nkurikije filosofi nyine y'abakristo benshi cyane, twari twiteze ko abanditse ngo mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica kuri guhanwa n'abacamanza. Ariko ngenda babwira yuko kwica ntacyo bitwara. Cyarangiye ni mwice. Ariko noneho bihise biremerezwa cyane ku buryo no kubwira umuntu no kumutuka. Ababyeyi bamwe bakunda guhamagaza abana babo ibitutsi, wagicucuwe. Ruva ari nacyo Kristo avuzeho, wamupfuwe. Kubyo ahubwo bihwanye no kwica. Gusa iryo tegeko rikuhora cyangwa rihawe ubundi buremere budasanzwe. Yasobanuye mu buryo bwimbitse bwayo. Amen. Ni inyandiko yavuye mu ijuru. Ntabwo ari inyandiko y'abantu. Kandi n'Imana yanditse n'urutoki rwo. Ibitabo ibihugu bijya bigira amategeko n'udutegeko ugasanga baranditse ngo ingingo y'igihumbi magana. Amahame y'Imana aroroshye kumvikana n'amategeko 10. Noneho kandi uwayatanze ni uri kuyigisha. Ko twese ko ari we muremyi, ni we byose. Ubwo ni nawe wari kuri Sinayi. Arakomeza aravuga ati ntugasambane. Yego. Cyo kireze mu isi urebye ukuntu abantu benshi basigaye bambara ubusa.
mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Njyewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze kugenza gute? Aba amaze gusambana. Iyo bigeze kuri iyi ngingo yo, iki ni ikintu gikomeye cyane birebye ubusambanyi buri mu isi. Ku buryo ahari ukurikije aho kononekara kw'imico mbonera kugeze mu bantu, mugani ushobora kuvuga ati gusambana usambanya umugore ku mugabo wenda hari abakozi ibyejeje. Yego rwose ukurikije uko abantu bameze, amasosiyete turi mu isi yuzuye ubutinganyi, aho nabo biyitirira Kristo mugari basigaye bamamaza ubutinganyi. Ariko ibyo bintu byose ni uguhenebera kw'inyoko muntu, kuko abantu batezutse ku mategeko y'Imana. yego N'uwo muntu ushobora kumva yuko gusambana nta kibazo, aramutse bafashe umugore we bakamwenda cyangwa se umugabo bakamusangana n'undi, igikurikiraho nyine ni divorce. Iyo divorce ni ikimenyetso cy'uko nyine yagize ifuhe burya mu mutima. Icyo kintu yakoze ni kibi. Rero bigaragara yuko mu by'ukuri turushaho no kwimbika, kuko Yesu yagiye asobanura aya mategeko. Byerekana ko imico y'Imana itunganye cyane n'uburyo Imana yanga ikibi. Akomeza avuga ati ntukahukane. ariko ntugasambane. Ubwo n'utubwita hariho abantu bashyingirana abagabo ku bagabo, ndetse n'amadini akabishyigikira, ariko ntabwo tubwiye icyo Yesu avuga kuri ino ngingo ya ntugasambane nk'uko byanditswe hano mu byanditswe byera, kuko nabyo birerekana uburyo bibyibushye cyane. Uragira ngo tuyasome? Ndumva wayasoma rwose. Reka tuyasome. Njyewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikakugusha, urinogore uritekure. Kwifuza irari ry'ubusambanyi n'ubuheresi bihera ku kwitegereza. Kristo arabyibuhije cyane ku buryo ingingo z'umubiri zimwe zakurwaho, ariko ibyo bitekerezo ni abagore bangana iki bambaye ubusa mu muhanda bariho muri kino gihe? Bisa nkaho ari nabyo bigezweho. Ni abangana iki bambaye imyenda igaragaza ingingo zabo? Wowe imyenda uvuze mu muhanda, ariko no mu rusengero basigaye bazamo, no mu makorari barimo baruzuye n'abiyita ababwiriza. Kandi si mu matorero, si mu madini n'amatorero byo hanze, ahubwo no mu badivantisi b'umunsi wa karindwi. Iyo bigeze ku ngingo y'imyambarire y'uko igitsina gore gikwiriye kwambara, ndakigarukaho cyane kuko aribo bantu bikunze kugaragaraho cyane. Usanga ibi bintu biteye ubwoba. Ariko no kureba ubwabyo, nabyo ubwabyo icyifuzo kikazamuka mu mutima wawe, nabyo ubwabyo ni icyaha. Twabuze twibaza ngo none se niba umuntu abwiye undi ati wamupfuwe wagicucuwe, ubwo nibwo Kristo abikuyeho se cyangwa arabiremereje? Aha nawe aravuze ati ahubwo no kubireba uwo nawe akwiye guhanwa nk'uwishe itegeko ryo gusambana. Ubwo nabyo bihise biremera rero. Unavuze ngo biraremereye, wenda si mu buremere bwabyo, yenda abantu bashobora nanone kugira ikindi kintu bumva. Ushobora kuvuga ko ibintu biremere ukaba uvuze yuko bidashoboka. Yego. Ariko kuremera ntekereza aho ushatse gukoresha ni uburyo imico y'Imana nyine itahindutse kandi ifite ubujyejuru bwisumbuyeho cyane rwose by'abantu bibwira, uburyo abantu bagomba kuzamuka bakagera kuri urwo rugero ruri hejuru cyane rw'Imana. N'ikiganza cyawe cy'iburyo nikikugusha ugenze ute? Ugitekure. Ibyiza ni uko wabura urugingo rwawe rumwe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa hehe? Muri Gehinomu. Ntukahukane. Ntukagenze gute? Kwahukana. Ariko amadivorce aruzuye kugeza ubwo n'abantu b'Imana bashyigikira amadivorce.
birakorwa, birahari, biruzuye rwose, cyahindutse ikintu kera, ariko ntabwo ari umugambi w'Imana ko abantu bahukana. Umugambi w'Imana, umugore akwiriye kugira umugabo umwe bakabana igihe kingana iki cyose, akaramata, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Gusa ubundi mugani icyo umugore aba ahagarariye n'icyo umugabo aba ahagarariye biba bishushanyije iki iyo uvuze ngo abantu bari divorce? Urumva ko guhishurwa kw'inama y'agakiza mu muryango ntabwo biba bishobotse. Cyakoze Bibiliya yaravuze ngo niba batandukanye ntihakongere kugenza gute, ntakongere gushaka. Ni bangahe bubahiriza? Biragoye. Kandi no mu bantu bavuga ko bajya mu ijuru birimo izo mpaka zo ni na nyinshi cyane, ibi biruzuye ku buryo na pasiteri umusabye kugushyingira, ndabizi ibyo bintu guhana imiryango ntekereje yagiye ihura n'izo ngorane, umugabo agatandukana n'umugore. Yego, ni abakozi mu rusengero, bamwe ni abaririmbyi, abandi ni abadiyakoni, noneho umugabo akifuza kongera gushyingirwa undi mukobwa, kandi umugore we arahari, ukabona mbega isi iri mu kangaratete ku buryo ari ihurizo rikomeye cyane. Iki kintu cy'urugo ni ikintu cyera gikwiriye kubana bose, nuko Pawulo yabivuze. Kuko niba habayeho gutandukana k'umugabo n'umugore, umugore akagenda agashaka undi mugabo, mu by'ukuri uba wishe icyo ibyo bintu bihagarariye. Itorero iyo ryamaze guta umugabo waryo ari we Kristo rigashaka undi mugabo, iryo torero ryitwa iki? Maraya. Ni maraya, abagize umwe mu bakobwa banjye, amaraya ukomeye, amaraya ukomeye, ni nabo bamaraya. Rero ntabwo bikwiriye, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntukagenze gute, ntukahukane. Kandi niba bibaye genda ugume gumuko, ntushaka undi. Biraremereye niba ari cyo cyoroshye. Yesu arakomeza agira ati ntukarahire, ntukagenze ute, ntukarahire. Kubera iki ari ntukarahire? Ntabwo mu bushobozi bw'umuntu yifitemo ubushobozi bwo gusohoza ibyo asezera burya. Indahiro twajyaga tuzikoresha hari ibyo turi kwemerera abantu, hari n'izo kwihandagaza. Ni ukuri kw'Imana, kumva mbega kwibaza sino mu by'ukuri ku mugani iyo dusubiye mu byanditswe byera, kuriya ni ukuri kw'Imana. Ni ibintu biteye n'isoni. Ni nabyo rya tegeko nyine wigeze kuvugaho rya gatatu, Imana ibuza abantu kuvugira ubusa izina ryayo. Arakomeza ntimukihorere, arakomeza ati nimukunda ababa. Icyo cyo tuganijeho ubushize mu buryo bwimbitse, cy'urugero ruhanitse rw'amategeko y'Imana. Mu by'ukuri ukurikije uko Yesu yayasobanuye, aya mategeko arimbitse cyane kandi yerekana nyine imico y'Imana. Imico y'Imana itandukanye n'imico y'abantu, kandi nk'uko Pawulo abivuga, amategeko asohora kuri Kristo. Kristo niwe ufite gukiranuka, niwe wambika abantu gukiranuka. Muvandimwe, urakoze ku bw'ikiganiro cy'uyu munsi cyatwerekaga ibya Kristo n'amategeko, twibaza ayo mategeko ayo ariyo, twibaza uko Kristo ayabona. Kristo arayimbikamo cyane. Iki gice cya 5 wari kutubwira uno murongo wa 48 uragutse cyane, uravuga ngo namwe mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Nuvuga ngo niba ukwera kw'Imana, imico y'Imana nyiri muri kamere yayo, kudasambana kwa muntu, Kristo arashaka ko gukomoka ku kuba ariyo kamere ye, atari uko yenda yabuze amahirwe yo kubikora, cyangwa se nta biguzi afite byo kugura iyo maraya, ahubwo ko muri kamere y'uwo muntu harimo umuco w'Imana wo kudasambana, atari ibintu by'inyuma gusa. Nicyo mbona uburyo Kristo ashishikariza abe kumva amategeko. Watubwiye Matayo igice cya 5, ariko ari isomo ngira ngo usomere abantu b'Imana tugana no ku musozo, nzi kukubaza ikibazo giheruka, Luka 16:17.
ahari raza gutsindagira cya kintu. Luka 16 umurongo wa 17. Icyoroshye ni uko ijuru n'isi byashira, yego, kuruta ko agace k'inyuguti imwe yo mu mategeko kagenza kava. Icyo kigereranyo uracyumva ariko iyi si yacu ya yindi iriho za ubwirwa barwanira, ya yindi turiho miliyari 9 z'abantu, ya yindi yubatseho amazu manini, ngo icyoroshye nuko ibyo bintu byakurwaho n'abo bantu bakavaho, kuruta ko habaho agace. Ngira ngo abantu bakwiye kubyumva muri uwo mujyi wa Kristo. Aya ni amagambo ya Yesu, ntabwo ari ay'undi wari we wese, ni umwigisha wavuye mu ijuru ku Mana. None Pawulo aravuga ati tuvuge iki? Amategeko ni icyaha? Kuko abantu bagerageje kugenda muri aya mategeko naho hari isura bahawe nk'abalegalisite. Ijambo legalisme urarizi, abikomeza ku mategeko, abatwarwa n'amategeko. Twebwe twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye ku mirimo. Amagambo nk'ayo yuko hari abantu bari mu buntu bwa Kristo n'abandi batwarwa n'amategeko. Ndumva ari aho twasoreza. Ese Kristo ko avuze gutya, ni gute turi buwe mu buntu bwe kandi tugakomeza n'amategeko yayo? Mbere yuko nsoma amagambo tugiye gusoma mu Baroma igice cya 7, hari ibintu byabayeho cyitwa tumumenye. Ntekereza ko wigeze ubyumva cyangwa ndabizi cyane. Ntabwo ngewe yenda nari mbizi kuko agace byadukiyemo ntabwo ariho nari nkuru. Ko nabyumvaga bavuga ngo hari inyigisho y'ubuyobe yitwa tumumenye yadutse kwira ahantu hose. Numvaga ari ikintu cy'inyigisho gihambaye cy'ukuntu abantu bafunze umutwe ku bintu wenda by'ijambo ry'Imana, abantu badashobotse, abantu b'intakore. Ariko biza kuntangaza igihe cyarageze mbana na bamwe muri bo, yego, ariko mbona ukuntu nyine ibintu byose agikiza cyo kwihambira ku bintu, icyo bintu bireke, agakiza n'ubuntu Yesu yarangije byose. Ntabwo dutwarwa n'amategeko, inyuguti ziricisha, imvugo nk'izo. Satani ni umugome. Mu by'ukuri iyi si aho igeze uyu munsi wa none, kuba idafite amategeko bingana no kutabaho kwayo. N'imiryango ku isi iricara igashyiraho amategeko, ariko ibyo byose ni ikinyoma cya Satani. Abaroma igice cya 7 umurongo wa 7. Nuko rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha? Igisubizo ngo bikagenze gute? Bikareho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'iki? Amategeko. Iyo ntakimenyeshwa n'amategeko. Ku murongo wa 10, harakomeza hagira hati nuko iryo tegeko ryagenewe kuzana iki? Ryagenewe kuzana ubugingo. Pawulo aravuga ati mba narinzanira urupfu, kuko icyaha cyabonye akito mu mategeko kiranyoshya kirayanyicisha. Itegeko ryagenewe kuzana iki? Ryagenewe kuzana ubugingo. Ariko ku bwa kamere muntu ntashobora kuryumvira, kuko kumvira ni kuri mu muntu. Umuntu icyaha cyaramuhindanije ku buryo n'ibyoroshye ashoboye gukora arabivanga ahubwo akabyica nabi. Niyo mpamvu akeneye indi mbaraga iturutse hanze ye kugira ngo imushoboze kumvira iby'ubushake bw'Imana. Nicyo Pawulo ari kutubwira hano mu Baroma igice cya 7. Ni nayo mpamvu n'ibyo by'abantu bakomeza bihambira ku mategeko koko barahari, ntabwo abantu baba babeshya. Kenshi iyo umwuka w'Imana akanguye umutima w'umuntu, abantu aho gushaka igikwiriye ari we Kristo bihambira ku mirimo, bahita bajya guhindura kunoza ibitari binoze. Umuntu niba atajyaga ajya gusenga akatangira akajya mu idini gusenga, bakabona korali akaba agiye mu ikorali, akareka inzoga,
akareka inzoga. Umukobwa wenda utambaraga birebire agahera akatangira akambara, uretse ko ngo bashiritse n'isoni basigaye ibyo byose babyambara bakanabikora kuko abantu icy'ubukristo ntibazi cyane. Ariko abantu baragerageza, ariko ibyo bintu ugira ngo bimare igihe kingana gute? Tumumenye uracyayumva. Si ibyo gusa, hari n'ibindi byagiye byavuka inyuma na mbere yabo, ariko ibyo bintu ntibiramba nk'ikimenyetso cy'uko ari ibyo abantu nyine bakora. Ariko ibintu byakozwe bikomotse ku Mana. Icyo Gamaliyeli yigeze abwira abafarisayo n'abasadukari, ababwira ati n'ibyo bintu bikomotse ku Mana murabeshya murarwana n'Imana ntimuzayimenya. Yego rwose. Abantu nibashake Kristo we gukiranuka, abahe gukiranuka kwe kumvira amategeko. Nicyo Pawulo avuga 21. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bigenza, bikaba ari byo bintanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye. Pawulo nikavuga yarayishimiraga. Ariko ngo nirinde itegeko mu ngingo zanjye. Mu muntu ni mubi, mu muntu ni harimo gukora neza na ya mico y'Imana. Ushobora kwiga iby'Imana ukumva ni byiza, ariko kubikora ntabwo, kuko muri kamere muntu nyine ikigambirira nini. Uko niko Pawulo ari kubivuga. Ni intambara ya kamere y'umutima uhana ndetse na kamere y'ibyaha. Nuko aravuga ati, yemwe mbonye ishyano, ninde wangiza uyu mubiri untera urupfu? Ninde wangiza icyo kinyicisha itegeko ry'Imana kandi mbona ari byiza rinyifuriza ubugingo? Pawulo aravuga ati, Imana ishimwe kuko izajya imukiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kubera iki izajya imukiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu? Icyo yavuze aravuga ati ku murongo mu gice cya 10 cy'Abaroma ku murongo wa 4, kuko Kristo ari we mategeko asoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese kugeza gute gukiranuka. Amen. Ndumva twasoreza. Yego. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Bene data rero bakurikiye iki kiganiro, nibwira ko Pawulo yigeze kurarika ati, namwe muri abanyabwenge, nimwisuzumire mumenye n'ibyo turi kuvuga ari ukuri. Nicyo nadushishikariza abantu b'Imana bakurikiye ku mucyo w'isabato. Vuga ni namwe muri abanyabwenge. Umuntu waje hano kuri ugenda afite smartphone cyangwa se afite computer ari kureba iki kiganiro, ndumva afite icyizere ko afite ubwenge bukora neza. Kuko navuga iryo somo ni namwe muri abanyabwenge, ngaho nimugenzure mwimenyere iki ijambo ry'Imana rivuga ku byerekeranye n'amategeko y'Imana, ku byerekeye ko Yesu Kristo asobanura amategeko, ku byerekeye uko Kristo yabayeho asohoza amategeko, kubera yuko yabyawe n'umugore ngo azatwarwa nayo nk'uko wakomeje kubishimangira. Imana rero igumugisha muvandimwe Bernard, kandi ntabwo dusoreje aha, ahubwo turasubitse. Tuzagaruka tukomeze turebe imibereho ya Kristo kubyerekeranye n'isabato. Twibaze ngo mbese koko mu mategeko yose, twaganira amategeko muri rusange uyu munsi, ese n'isabato Kristo se yayitwaragaho gute? Ese yayibonaga nk'ikintu cy'ingenzi cyangwa kuri we ntacyo byari bivuze? Ahari icyo ngicyo nicyo tuzakurikiza kugira ngo turusheho kumva iby'imibereho ya Kristo no gusohoza ubushake bw'Imana nk'uko bwahishuwe mu mategeko yayo. Twatangiye dusenga rero, ndumva ntabwo umwanya n'ubundi ukadusoreza n'isengesho. Nanone turagushimye cyane Imana yacu, icyubahiro kibi cyawe. Amen. Ni wowe ubanye natwe, kandi ni wowe watwigishije ijambo ryawe. Reka akanwa kose kazibwe imbere y'ijambo ryawe. Amen. Rikora icyo ushaka mu mitima yacu. Amen. Reka riduhindurire gusa nawe. Ni kenshi twagiye tuvuga ibyawe, ariko mu by'ukuri tudakora ibyawe. N'abantu benshi bumva iby'ijambo ryawe, ariko icyo gukora ibyaryo ntabwo. Dukeneye ubufasha bukomotse iwawe ngo buduhindure rwose, dukore ibihuje n'ubushake bwawe. Ari twebwe tuvuga ubidushoboze, ndetse n'abakurikiye ikiganiro n'abazagikurikirana
mu izina rya Yesu. amen. Ikiganiro n'abazagikurikira. Ikiganiro n'abazagikurikira. Ikiganiro n'abazagikurikira. Ikiganiro n'abazagikurikira. Ikiganiro n'abazagikurikira. Ikiganiro n'abazagikurikira.